les lions et Sarambwe. Intare za Sarambwe, intare za Sarambwe M23 turahari kandi turahagurutse kandi twariyemeje, turifite gahunda yacu twiyemeje. Ndavuga ko rwose dufite umwanzuro wo kwegera imbere tukagenda dufata ibindi bice. Dufite gahunda urebye imurikiwe n'Uwiteka, kandi nta yindi niyo kubohora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uranyumva neza? AFC M23 niyo ifite izo ntare za Sarambwe. Uyu munsi rero, uyu munsi nicyo gisirikare nyacyo, nicyo gisirikare cyanyacyo, nicyo kizavamo igisirikare cy'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka mbisubiremo mu byumve. Ntabwo ari AFC M23 izinjira muri FARDC. Mwabyumvise neza? Ni FARDC igomba kuza kwinjira mu basirikare nyabo, mu ngabo nyazo arizo M23 ARS. Kandi ibyo ngibyo nuko bizamera, mbivuge neza mu byumve mutyo. Ni kugira ngo ibyo tunabikore rero, tuzagenda twiga buri musirikare ku giti cye, tugenda twiga ikinyabupfura cya buri wese, niko bizagenda. Hanyuma tugenda dukuramo ibisambo byose, ibijura, abesikoroba nta kigenda tuzabakuramo. Rwa ruhererekane rw'ubuyobozi bwa FARDC bwaboze, bwashaje, bwacanganyukiwe. Abantu batazi kurwana, abantu ahubwo basigaranye misiyo yonyine yo gusubira inyuma, reprise strategique, nicyo basigaranye gusa. Twebwe dufite misiyo yo gukora igisirikare gishya cyiza kigezweho gifatika, kandi icyo gisirikare gikurikira uyu munsi turimo kucyubaka. Ubu tuvugana turimo kucyubaka, tugomba, kandi iyo ni intare za Sarambwe, nicyo gisirikare turi kumwe nacyo. Ni ukuvuga ngo hanyuma rero bikurikiyeho yisa gutangaza ibindi, aravuga ati turabizi neza cyane ko barimo kutugabaho ibitero by'ingabo byo mu kirere, kandi birakomeje rwose. Ibyo ntabwo tubijyaho impaka, ariko turababwira ko turimo turabikurikirana, ariko turabibwira umuryango mpuzamahanga, turimo turagenda tubibereka ko rwose twebwe dufite intego, dufite umugambi, dufite bonne foi yo kubahiriza ibiganiro twashyizeho umukono, cyangwa se turimo kugenda twinjiramo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twebwe rwose ubu turimo turareba ibyidoha, ariko ntabwo tuzongera kwemera, ntabwo tuzemera yuko ibyaha cyangwa se abanyabyaha bakomeza kutwidoga hejuru ngo baze kwica abaturage bacu tugenzura. Barase rwose ahantu hatuwe, cyane bashaka kwangiriza agahenge umutekano twishyiriye mu bice tugenzura. Ibyo ntabwo bishoboka, kandi ndabashimiye cyane. Yitwa Corneille Nanga Yoberuwo, coordinator wa AFC M23, avuga ati rwose mu bwishongozi bwinshi cyane, avuga ati M23 ntabwo izinjira muri FARDC, ahubwo FARDC ni igomba kwinjira muri M23. Ngira ngo murumva uburemere bw'ayo magambo, murayumva neza cyane. Hagati aho rero, nkuko amaze kubivuga, amakuru atugeraho kandi atunguranye agaragaza ko drone za FARDC zimaze kurasa mu kigo cy'imyitozo cya Chanzu kiri mu biganza bya M23. Hagati aho ariko M23 yafashe umwe mu bakomanda ba FDLR bakuru yitwa Tokyo, ni yo mazina ye y'urugamba. Imyitwarire ya Kongo iradindiza u Rwanda. Olivier Nduhungirehe kuba FARDC irimo kurashisha M23 za drone na magambo ye. Umuhangayiko urakomeje kuri ba 25 basohotse ku rutonde
w'ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe ubutasi ku ifaranga FIC cyangwa se FIC barangajwe imbere na General Kayumba Nyamwasa. Twebwe nirwo rutonde twabakoreye hano mu Bigwi TV. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yasabye abanyarwanda muri rusange guhangana aho gusabiriza. Yabivugiye mu muhango w'irahira ry'abasenateri bashya binjiye mu nteko ishinga amategeko umutwe wa Sena. Kevin Konga bw'ibyuma muri aya makuru turi buze no kunyarukira ku rugamba hirya no hino. Tubabwire ko muri Uvira mu mujyi rwagati abaturage benshi batangiye guhungira i Burundi. Naho ikiriba Uvira M23 ikaba yongeye gusuka ingabo nyinshi. Imikenke muri Minembwe imirwano ikaba ikomeye hagati ya M23 na FARDC. Naho Mambasa muri Rubero imirwano ikomeye rwose kabiri hagati ya M23 na Wazalendo. Isake muri Masisi M23 yongeye gukora operation y'agatangaza. Ibyo byose turabigarukaho mu kanya gatoya nyuma y'aka kananga. Yes, mwarakoze rero kubana natwe gatanu ku kandi kuva mu gitondo saa sita na nimugoroba. Tubifuriza n'ibihe byiza nk'ibyo. Numva ngo abari mu gitondo tubifurije igitondo cyiza, abari ku masaha y'ikigoroba tubifurije ikigoroba cyiza, ndetse n'abari mu gicamunsi cyiza, biterwa n'ahisi aho ikirere cyawe kigeze, aho amasaha fizo oreri igeze uherereye, kuko twebwe turi Continental International. Numva ngo ntabwo duhera mu bihugu dukoreramo, tubivugira i Kigali bikumvikana ku isi hose, kuva muri Amerika, Aziya na Oceania, Afrika n'Uburayi. Ubwo ibihugu byose ndabirangije. Tuba turi kumwe n'Inuma Transport Limited. Iyi ngiyi duha service zirimo gukodesha imodoka zitwara imizigo, fuso n'amakamyo, igafasha abantu bashaka kwimuka ibimura neza cyane cyane ama office, igatwara abantu bagiye mu butumwa bw'akazi, igatwara abantu bagiye gutembera, ikodesha imodoka ku bantu bari mu kiruhuko, ikodesha imodoka zitwara abageni, imodoka nziza cyashya z'imivanda kuri 0788 27 91 86 cyangwa se guteranya 250 788 27 kuri email birumvikana ni inumatransport@gmail.com. iyo ngiyo niyo utwandikiraho tugahita tugusubiza neza cyane. Ariko tuba turi na live aho tukorera, wahadusanga duhahirane cooperative building, niyo nyubako kuri etage ya kabiri hariya ruguru mu Kino Plaza mu Gakiriro ka Gisozi. Aho ngaho iyo uhageze rwose uzutegeka ubufita yawe turabizi, natwe rwose tuba twiteguye kukwakira na yombi. Hanyuma rero mu gicamunsi turatangiye, twizera ko mwamaze no gukanda subscribe ndetse na notification. Mwe mutarabikora mukaba mugiye kubikora kugira ngo ubuntu bw'Imana burusheho kubigaragarizamo, kandi mujye mubona amakuru ku gihe nta kuranza ukura imiranzi. Gicamunsi rero cyo kuri uyu wa 24 z'ukwa 2025 mu gicamunsi nibwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda yakiriye indahiro za batandatu b'abasenateri binjiye mu mirimo ya Sena y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Bakabasanzemo abandi 20 hariya mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ku Kimihurura. Mu ijambo rikomeye havugiye yababwiye ati rwose ngewe aho gusabiriza nahangana, ati namwe mujye muhangana. Rero ni Perezida Paul Kagame w'u Rwanda wibukije abanyarwanda ko nta ukwiriye gusaba uburenganzira bwo kubaho, ahubwo ko bagomba guhangana aho kugira ngo bicare baganye batabaze, kuko u Rwanda ruhanganye n'ibibazo byinshi, byaba ibituruka imbere n'ibituruka mu baturanyi. Yabigarutseho kuri uyu wa 24 ukwakira 2025 ubwo yakiraga indahiro z'abasenateri batandatu barimo 4 bashya barahiriye kwinjira muri Sena y'u Rwanda. Perezida Kagame yavuze ko mu bibazo u Rwanda ruhura nabyo hari ibiruturukamo n'ibituruka hanze. Asaba abanyarwanda kugira imikorere idasanzwe kuko babazwa byinshi. Ati rwose u Rwanda niyo umuturanyi yakoze amakosa yateye ibibazo, inkoni zikubitwa u Rwanda nitwe tugomba kubisubiza. Ibyo nabyo mugomba kubimenya mukabishyira ndetse mu mikorere, byerekana ko rwose atari ya mikorere isanzwe ya buri munsi y'abantu bose uko bakora abadahuye n'ibyo bibazo. Twebwe dufite icyo kibazo cy'ubwoko bubiri, cyuko tubazwa ibyacu tukabazwa n'iby'abandi. Yongeye ko
aho kugira ngo rero abantu babe bakwicara baganye batabaze abantu bishakamo imbaraga zo guhangana n'ibyo ngibyo. Akarengane ku Rwanda na mateka ntabwo ari ikintu gishya, birasanzwe mu mateka tugenda duhura nabyo, ntabwo ari twe tubitera, ariko nitwe tugomba guhangana nabyo ntibitubuze inzira. Umukuru w'igihugu rero yavuze ko ibyo bidakwiriye kuvana abanyarwanda mu nzira yo kwiyubaka no kwigenera ibyo bashaka naho bakwiriye kujya. Ati ibyo bishaka ubushishozi, bishaka imbaraga nyinshi, ubundi imbaraga nyinshi tudafite, ariko hari imbaraga z'umutima z'ubushake, izo ntizizagere ubwo hari umuntu ubyitiranya ngo yibwire ko zidahari. Tugomba kuzikoresha uko bikwiriye. Yibukije abanyarwanda ko waba atumva ko nta muntu bakwiriye gusaba uburenganzira bwo kubaho yaba afite ikibazo gikomeye cyane. Ati erega nta muntu dusaba uburenganzira bwo kubaho, ntawe dushobora gusaba uburenganzira bwo kubaho uko dukwiriye kuba turiho. Ibyo nibyo umunyarwanda utabyumva, ibyo nibyo umunyarwanda utabyumva, tuvuye mu mateka tuvuyemo, uburwaye rwose uba ufite ikibazo gikomeye cyane. Guhangana biruta gusabiriza. Mujye muhangana, murebe umuntu mu maso, mumubwire icyo mugomba kumubwira. abo bantu bakora ibyo ni ibiremwa nkawe. Nta kiremwa kibereyeho kurema abandi bantu cyangwa se kubabaza uko babayeho. Iyo niyo politike yacu y'u Rwanda. Abatayumva ibyo bibazo byanyu nabyo tuzahangana nabyo. Mu basenateri Perezida Kagame yakiriye indahiro zabo 4 n'abashyizweho na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, barimo 2 bari basanzwe muri Sena. Abo ni Professor Dusingizemungu Jean Pierre na Uwizeyimana Evode, na 2 bashya aribo Dr. Uwamariya Valentine na Gasana Alfred. Abandi 2 batowe n'ihuriro nyungurana bitekerezo ry'imitwe ya politike yemeye mu Rwanda. Abo ni Dr. Frank Habineza ndetse na Alphonse Nkubana. Uko nguko rero ijambo rya Perezida wa Repubulika ryabigarutseho mu nteko ishinga amategeko. Murumva ko ryari rikomeye cyane, kandi abaryumva baryumvise mu buryo cyangwa se ubundi. Twikomereze tugenda tugana mu nsisiro zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho dukunda kwibanda mu buryo ubu cyangwa se ubundi. Amaze gusohoka amakuru agaragaza ko umuhangayiko ari wose kuri 25 basohotse ku rutonde rwa FIC cyangwa se Financial Intelligence Center, ikigo cy'u Rwanda. Umuhangayiko, umujinya muri abo banyarwanda rero bashinjwe kuba batera inkunga ibyihebe imbere mu gihugu mu mitwe y'inyeshyamba n'ahandi. Criminals whose names appear on the October 14th list by Rwanda's National Counter-Terrorism Committee NCTC and Financial Intelligence Center FIC for financing and inciting terrorism are increasingly getting frustrated. Some of them are launching fundraising initiatives for legal support, while others fiercely took to social media to try clear their names. Ngo bishatse kuvuga iki bingibi ni abashinjwa kuba ari abanyabyaha. Abenshi bavuye mu Rwanda bahamishwa ibyaha, abandi bari muri za FDLR. Ubwo mubo dushyira imbere twebwe tuvugamo General Kayumba Nyamwasa, tukavugamo General Gaston Iyamuremye, General Omega Pacifique Ntawunguka n'abandi twe twibanda ku makuru akomeye arebana n'umutekano, ubutabera, politiki na diplomasi. Niyo mpamvu duhita tushyira abasirikare imbere. Aba rero barashinjwa iki? Ni urutonde rwasutse ku ya 14 z'ukwa 10 2025 rusohowe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe komite y'igihugu ishinzwe kurwanya iterabwoba NCTC ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutasi ku ifaranga FIC. Aho ngabo rero kikaba cyarabashinje kugira gute
kufasha imitwe iri mu imbere mu gihugu cyangwa se no hanze ariko igamije gutera ubwoba abanyarwanda. Abo ngabo rero imijinya ngo yazamutse nabi cyane ku buryo rwose birimo kugenda bizamba, aho bamwe batangiye kwegeranya gushaka uburyo babona amafaranga abasha kwishyura abanyamategeko ngo baburanira bakurweho iki cyashya. Abandi rero banyarukira ku mbuga nkoranyambaga batangira kuvuga amagambo menshi bavuga bati tubone izina ryacu rikuweho iki cyasha. The sanctions list designated 25 individuals as terrorists or terrorism financiers. The listed criminals are accused of having orchestrated attacks on Rwanda soil, inciting Rwandans to commit and finance act of terrorism. Ngo urutonde rwa 25 rero rwashyizwe 25 bashinjwa gutera imbaraga cyangwa se gutera ingabo mu bitugu mu mitwe y'iterabwoba cyangwa se imitwe y'inyeshyamba. Abo ngabo rero bakaba bashinjwa rwose kubatera imbaraga cyangwa se no kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda, aho rwose barimo bashinjwa kuba nyine bafasha abakora iterabwoba gukora akazi kabo. Abo ngaba rero bagomba no gufatirwa ibihano. Ngo they support the terrorist group, ngo bashifashije imitwe y'iterabwoba including the genocidal militia FDLR, whose founders are responsible for the 1994 genocide against the Tutsi, the RNC, which is responsible for the 2010 grenade explosions in Kigali, and the MRCD FLN, which killed 11 civilians in 2018 and 2019 attacks in southern Rwanda. Ngo rero ikigaragara cyo hano nuko harimo abayoboye RNC ari we General Kayumba Nyamwasa twahise tuvuga ku ikubitiro ufatanya wakoze ikitwa RNC, hanyuma noneho kikaba cyaragize uruhare mu bitero by'amagrenade hano mu mujyi wa Kigali mu 2010. Harimo kandi n'abashinjwa gutera inkunga MRCD FLN yagabye ibitero bikica 11 mu 2018 na 2019 hariya muri province ya Sud Rwanda cyangwa se mu majyepfo y'u Rwanda cyane cyane by'umwihariko mu ishyamba rya Nyungwe. The designation imposes asset freezes, travel bans and financial restrictions within Rwanda, aiming to disrupt funding streams from supporting their terrorism acts. Abashyizwe kuri urutonde rero byatumye ibyabo bifatirwa gutambuka cyangwa se kujya mu bihugu hirya hino birahagarara, ndetse no gutera inkunga abagerageza gukora ibibi by'iterabwoba mu Rwanda nabyo birahagarikwa, nta buryo bagifite rwose ngo imigambi yabo ngo yakomwe mu nkokora ku rwego rukomeye cyane, ntabwo bigishobotse. Some of them sanctioned terrorists have launched crowdfunding platforms such as GoFundMe and GiveSendGo for allegedly collecting funds to pay lawyers who would challenge the sanctions on their behalf, while others took to social media portraying themselves as victims of extrajudicial repression just to sanitize their names. Ngo bamwe rero n'ubundi basanzwe barafatiwe ibihano, bagize batya rero bahita bakoranya imbuga nkoranyambaga barazibwira bati rwose mutera inkunga igikorwa cyacu mudushyiraho za GoFundMe, dumushyire zitwa za GiveSendGo. Ubwo ni uburyo bwo kohereza amafaranga bakayigeranya paka babonye ashobora kwishyura abanyamategeko bagashobora kubaburanira, ngo bakashobora kuba bakuricyasha kuri ayo mazina yabo. Abandi rero bahise baza ku mbuga nkoranyambaga bashoboye kwivugira bafite amacano bati ibingibi ntabwo byujuje ubuziranenge, nta butabera burimo, ahubwo twebwe turabere. Batangira kuvuga koko baravuga, birumvikana ko nka Padiri Nahimana Thomas adashobora kugira gute, adashobora guceceka habe na gatoya. Ariko urumva ko bikomeje kugorana kuri aba bashyizwe kuri uru rutonde, rwose bamaze kuba masked cyangwa se gushyirwaho ikintu cy'ikidodo cy'icyashya gikomeye cyane. Reka twigire kwa Olivier Nduhungirehe tumeze nkaho twiyambukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yaganiriye n'ikinyamakuru Ukweli Times.
hanyuma aravuga ati rwose biteye impungenge, ibiteye impungenge kurusha ibindi byose ni mu gihe twasinye amasezerano y'amahoro harimo guhagarika imirwano, ariko rwose Kongo ikaba ikigaba ibitero ikinakoresha indege z'intambara mu gutera ibisasu mu birindiro bya AFC M23 binyuranyije n'agahenge twashyizeho umukono, ndetse ikanarasa ibisasu muri za village z'abanyamurenge bahariya za Minembwe ndetse n'ahandi, mu gihe bafite n'imvugo zibiba urwango. Bikaba rero ari ibintu biteye impungenge. Uwo ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane bw'u Rwanda Bwana Olivier Jean Patrick Nduhungire. Reka tubareke mwumve ijwi rye mu minota mike yakoresheje aganira na Ukweli Times. Hari ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere ni muri imishyikirano, nubwo hari ibyemezo bifatwa, ariko usanga dufite ikibazo n'abahagarariye Kongo. Abahagarariye Kongo niba baza bataganirijwe ku byerekeye ibikubiye mu masezerano, baza bavuga ibindi. nk'ubu ngubu nk'imishyikirano irangiye, usanga nk'umujenerali uhagarariye delegation ya Kongo avuga ko FDL itabaho, ko nta threat, nta kibazo iteye u Rwanda, ko ndetse iyo aba we ubwe wari kuba ahagarariye Kongo mu masezerano ya Washington atari kuyashyiraho umukono. Icyo ngibyo akabivuga kandi ari kudushaka kudusubiza inyuma. Ikindi rero twabonye kijyanye n'ariya masezerano mu by'ubukungu yitwa RIF, Regional Economic Integration Framework, impande zombi, ni kuvuga uruhande rw'u Rwanda n'urwa Kongo, baganiriye ingingo ku yindi kuri ayo masezerano, bayumvikanaho, bahana umugambi bukeye bwaho byo kuyashyiraho umukono, icyo bita initial kuyiparafa, kugira ngo azashyirweho umukono kuri Presidence ya Amerika, White House, mu bihe biri imbere. Ariko bamaze kubyumvikanaho bose. Perezida Tshisekedi yatanze itegeko kuri delegation ye yuko batagomba kuyashyiraho umukono, ikarero bidusubiza inyuma, bitudindiza. Urumva rero hari ikibazo aho ngaho gihari muri za negociation, mu mishyikirano, nubwo tugezaho tukagira icyo tugeraho cyo kwigira imbere. Hanyuma ikindi rero cya kabiri nacyo kigihari, nubwo kitavuga cyane, nuko u Rwanda rwemeje aya masezerano mu nteko ishinga amategeko nk'uko biteganywa n'Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Ariko Kongo yo ntirabikora. Kongo ntabwo irashyikiriza ayo masezerano inteko ya Kongo nk'uko biteganywa n'Itegeko Nshinga rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kugira ngo bariganireho naryo baryemeze. Naho icyo kibazo kirahari cya kabiri. Hama icya gatatu aricyo giteye impungenge kurusha ibindi byose, ni ibirimo biba kuri tere hari iburasirazuba bwa Kongo. Nuko mu gihe twasinye amasezerano y'amahoro harimo guhagarika imirwano, ni ukuvuga bagahenge ceasefire, Kongo iracyatekora ibitero, iracyakoresha indege z'intambara na twa tudege twitwara twa drone mu gutera ibisasu ku birindiro bya AFC M23 binyuranyije n'agahenge twashyizeho umukono, ndetse ikanarasa ibisasu muri za village z'abanyamurenge hariya za Minembwe n'ahandi, mu gihe hari n'imvugo z'urwango muri Uvira, muri Kivu y'Amajyepfo, imvugo zihemberwa n'uyu mutwe wa Wazalendo washyizweho na Perezida Tshisekedi, ukanahabwa intwaro n'amafaranga. Bikaba ari ibintu biteye. Hari ibibazo bibiri. Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, mu kiganiro na Ukweli Times dukesha aya majwi n'amashusho. Tunyarukeye rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo twamaze no kwambuka niwe twambukije. Bwana Corneille Nangaa we iyo abyitegereje arabigaya akavuga ati birapfa bipfira muri politike, ariko iyo bigeze kuri politike y'ubuhinzi biba bigomba guhabwa imbaraga, kuko ngewe rwose igihe twebwe nka AFC M23 zaba imaze gufata Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, segiteri y'ubuhinzi ni ukuyiteza imbere kugira ngo ibashe cyane ko Kongo ifite ubutaka bushimishije, ubutaka buryoshye, ubutaka bufatika,
ibashe gusagurira amasoko ndetse igaburire akarere kose muri rusange ibe Kongo inshyashya, Kongo Nouveau, icyo yise Kongo Nouveau cyangwa se Kongo y'indi sura yahinduriwe isura mu rugendo rw'iterambere. Nuko nguko we aba abyumva avuga ati ibintu bigomba guhinduka from down, from scratch, ibi tugahera kuri zero, ibintu tukabinoza neza cyane. Le coordinateur politique de l'Alliance Fleuve Congo AFC M23, Corneille Nangaa, vient de révéler d'une rine de plus profonde ambition de son mouvement, nourrir toute la région. Derrière le chef politique se cache un homme passionné d'agriculture, un bâtisseur qui croit que la révolution congolaise passera par la terre et le travail. Nous vango impinduramatwara cyangwa se tugera kuri revolution twiyemeje tayari duhita tujyanisha n'impinduka ku butaka, duhita tubushyiraho akazi rwose, tugakora imirimo, tugakura amaboko mu mifuka, tugasagurira amasoko, tukagaburira akarere. Ati nous ne sommes pas des rebelles, nous sommes des révolutionnaires. Ntabwo turi inyeshyamba ahubwo turi aba revolutionnaire, turi abantu biyemeje kuharanira impinduramatwara. Interrogé sur la surprise de la population qui découvre de Robert en train de cultiver, Nangaa a répliqué avec fermeté ngo rwose ngo ni ikibazo cy'amatsiko yarabajijwe kuba abaturage batungura inyeshyamba barimo barahinga. Aravuga ati rwose nous ne sommes pas des rebelles, nous sommes des révolutionnaires. Aujourd'hui quand vous allez dans le territoire de Masisi, vous voyez des vaches qu'on ramène dans les fermes. C'est un symbole de stabilité. Iyo nimugera araza Masisi muzabona inka zaragarutse mu biraro, muzabona inka zose zarigarukiye rwose. Ni igisobanuro cy'iki, ni igisobanuro cya stabilité cyangwa se cyo kuba ibintu byose biri mu murongo. Nuko nguko abitangaza avuga ati rero cette déclaration traduit la vision des mouvements qui veut transformer la guerre en opportunité, la crise en énergie créatrice pour l'AFC M23. Reconstruire le Congo commence par remettre les Congolais au travail. Ngo rero kutwebwe nka AFC 23 dufite gufata intambara tukayihinduramo amahirwe, dufite gufata ibibazo dufite twabihinduramo imbaraga zo guhanga udushya. AFC n'ukubaka Kongo, kandi ibyo ngibyo bigomba gutangirana n'umurimo ku banyekongo bose. Nibyo yavugiye ndetse mu kiganiro n'itangazamakuru cyabaye kuri uyu wa 23 z'ukwa 2025. Hanyuma rero aho ngaho ni naho yavugiye ati ingabo za Kongo twebwe ntabwo ziriya zikiri nyamwuga, nta nubwo arizo twebwe ntabwo tuzazinjiramo. Aravuga ati l'armée révolutionnaire congolaise ARC atteint l'embryo de l'armée de la RDC de demain. Ngo embryo ni nk'igi, donc nuvuga ngo ni ingabo za ARC, armée révolutionnaire congolaise M23, iyo tagashizeho bura ARC yamizwe na M23, kandi M23 burya ni mouvement politique, ARC nizo ngabo, ariko M23 ni politique, AFC nayo ni politique, ingabo ni ARC. Hanyuma rero avati izi nizo zizavamo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kambi isubiremo twamaze no kubibabwira mu gutangira. Aravuga ati rwose ntabwo ari twebwe tuzinjira muri FARDC, ahubwo ni FARDC zinjira muri ARC. Ijambo rirakomeye, rigomba kuba ryariye mu mutwe rwose abo ku ruhande rwa Kinshasa. Ati rwose tuzakora n'ibishoboka byose, tugenda dukora icyo twita triage cyangwa se kugenda tujonjora, dukura ibiboze mu bizima, tujugunya hanze. Aha dukuremo bari bijura, dukuremo abeskoro rwose, ngo n'abayobozi b'ingabo baboze barangiye bashwanyaguritse, banyoye ibitabi, basinze, badashoboye no kurwana, bashoboye gukora icyo bita repli strategique gusa. Abo ngabo ntabwo rwose tuzaba tukiri kumwe nabo, abo tugomba kubakuramo bakagenda bakacomoka. Arangiye aravuga ati ariko ikintu tuzi neza cyo nuko rwose barimo kurasa ibibombe byinshi cyane bakoresheje indege, kandi rwose ibyo bisasu birimo kutugeraho kabisa. Barimo ariko barimo ati twebwe icyo turimo gukora
twaje kubabwira ko tuje kubwira komite mpuzamahanga ko dufite umuhati umwete wo gukora ibishoboka byose ntitugire icyo twangiza, twe tukagendera kurimo kuganirwaho n'ibyagiye byemeranya. Atariko nanone dufite n'uburenganzira bwo kurinda abaturage bacu bari mu karere twabohoje, ndetse no kwirwanaho cyangwa se kurinda pozisiyo zacu muri teritwari twamaze kuba twigarurira. Urumva ko ntabwo aravuga ati ntabwo rwose bazadufata ngo batugire imbata zabo tube ingaruzwa muheto. No, ini intambara ikomeye cyane yasize umujyi wa Goma ufashwe, havugwa amagambo menshi cyane. Nk'uwitwa Rodriguez Katsuva ni umunyamakuru ariko akaba n'umwaktiviste urebye ku rundi ruhande n'umushoramari, akunda kuba barizwa hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Igoma, Igisenyi cyangwa se no mu Birigi. Aravuga ati rwose ibi bihumbi 10 bagaragaza ko byapfiriye mu mujyi wa Goma byanze bikunze ntabwo ari byo, ati ko ntabwo ari ukuri habe na guto rwose, ati kubera yuko ati ngereka mbibwirira uko bimeze. Katsuva nawe rero ayifitiye obwino bwiwe, avuga ati reka mbabwire uko bimeze. Ndabona ko tarimo kwemera neza, ariko reka turebe. Ati reka mbabwire uko bimeze, ati ibihumbi 10 barabivuga ko byapfiriye Goma. Ati Croix Rouge yashyinguye 900 gusa, ntapfobeje cyane ra. Ati c'est beaucoup oui, ati yego nabo ni benshi, ati ariko uko niko kuri, ntabwo ari ibihumbi 10. Ati ageze ku bagore bafashwe ku ngufu Igoma, ati rwose aha naho nukushakisha no gushaka imibare n'ibimenyetso byose bikegeranwa. Ati c'est dans le cas de déplacés qu'il y avait des viols de femmes souvent pour de la nourriture. Ngo mu nkambi ngo niho hagiye z'impunzi, niho hagiye haba violation cyangwa se gufatwa ku ngufu kw'abagore, akenshi bashaka ibiribwa mu gihe donc babuze icyo kurya, bati bakabyemera. Umva iyo nayo ni violence cyangwa se no kuviolatinga abagore, gufata ku ngufu. Les boulots sont des bandits armés, des chefs de cas qui abusaient des femmes contre un jeton de réception d'aide. Ngo urebye abakoze amabi ni amabandi yitwaje intwaro yarari mu nkambi, noneho akajya akoresha ibikorwa by'amfura mbi abagore, abasambanya birumvikana, kugira ngo babashe kubaha jeto yo gufatira ibyo kurya. De Wazalendo et en fait certains FARDC qui avaient installé les camps autour des camps déplacés pour les utiliser comme bouclier humain. Ngo naba Wazalendo baba bafashe ku ngufu n'aba FARDC bari batuye hafi y'inkambi z'impunzi, bo bavuga bati reka tubagire ingabo zidukingira ibisasu bya M23. Ngo c'est ça la dramatique réalité sans exagération partisane. Ngo ubundi bimbabwira niko kuri kuzuye, tudagiye kuzanamo ibinyoma no gukabya kw'abafite icyo bashyigikiye ku rundi ruhande. Lié dire la vérité, c'est cela rendre justice aux victimes et non pas inventer des chiffres. Kuvugisha ukuri ngo niko kwica umutumira, no kandi iyo ukoresheje ukuri uba utanze ubutabera ku babukeneye, ngaho guhimba imibare itariyo. Ibi rero tubibutsa ko ibingibi Rodriguez atangaje mu by'ukuri ntabwo ari ubushakashatsi, ni constatation ze, ntabwo ari ubushakashatsi ntakurwa bwemejwe n'abahanga, ni ibitekerezo bye bwite, ku buryo utabirambirizaho ngo uvuge uti ibi rwose atubwiye ni ibintu dufite kwemeza nkaho ari ukuri gusa. Oya, ntabwo ariko bimeze. Mu byumve ko nyine nawe yitanga ibitekerezo bitewe n'amakuru afite, ariko bidafatiye ku bushakashatsi. Bisaba rero ubushakashatsi bw'abahanga, imiryango y'abaharanira uburenganzira bwa muntu, imiryango y'abibumbye, iyo yose igakora ubushakashatsi, yashyira raporo hanze, burya kuyinyomoza biba gusaba kuzana iyawe. Kuri uyu wa gatanu rero mu gitondo cya kare, aba Wazalendo, hano hari video ndimo kubona kigaragaza ko ariko Abazalendo nabo basigaye bakabya. Au vendredi matin, les Wazalendo ont pris le contrôle de la localité de Rubaya. Rubaya. Shangaha rwose ndabakomeje, ntabwo biri hafi aha ngaha pe.
ndimo ndabona rwose harimo utuntu tw'udukabyo twinshi ngo rero ngo abazarendo bagomba kuba bafashe agace ka Rubaya kakize cyane ku mabuye y'agaciro yari muri aka gace muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu ya ruguru muri aka gace ko rwose kafite icyubahiro kidasanzwe kuba gakize kuri koruta gafite rwose ibirombe by'amabuye y'agaciro binini cyane ndetse birangamiwe n'isi yose muri rusange kakaba rero gatanga kakaba kagira uruhare runini muri production mondiale donc gatanga ku isoko ingano y'amabuye menshi amaze igihe yifuzwa n'abakire n'abakennye bose kandi rwose akaba yifuzwa n'amahanga ngo rero harimo haragaragara ka video kagaragaza ko abitwa abawazarendo baba bafashe kamwe mu duce bakirukanyemo M23 ya nayo ni amashusho tugomba gucekinga tse tukamenya ngo ese bimeze bite ko barimo baratwereka rwose uburyo barimo kugendagenda mu ndake bavuga batahangaha M23 yari yibereye turangije tugira dutya turabacakira hanyuma turabakubita bariruka marerekana ndetse n'urutsinga ruturitsa intambi ibyo nyibyo rero turaza tukubiverifya bamwe bagiye bavuga bati rwose amakuru ntabwo ariyo ntabwo yizewe ariko urimo kubyivugira arimo aravuga ati ngiye ndi wazarendo kandi twageze muri Uvira abahazi bari buze kutubwira ko tuberetse ka video ho gakeya ubwo bari buze kutubwira yandi makuru twabonye amashusho arimo umushinwa agaragaza ko umushinwa yatangiye gutoza imbunda ziremereye abo muri M23 namashusho arimo aragaragara rwose barimo ba felicita M23 bati felicitation kuba ndetse mutagiye kwiga izi mbunda zikaze ariko nubundi basanzwe bazizi zingizi ndabona zitanakanganye ababizi muze kutubwira ese niyo 60 mm nouveau modèle ndabona yaba ariyo cyangwa ni Mortier 7 se Mortier 60 angaho ubwoko bw'imbunda njya mbusobanukirwa cyane ariko urabona ko bamwe ni abakobwa abandi ni abahungu bambaye imyambaro impuzankano ya M23 nk'iyo yapasanyije cyangwa se yapasinza buti bamwe mu barwanyi ba M23 bapasinze hariya icanzu bambaye ubushize ariko andi makuru rero akomeje gucicikana aragaragaza ko tayari M23 yaba yamaze kuraswaho na drone hariya icanzu ngo la base logistique des miliciens du M23 située à Chanzu est totalement calcinée suite aux frappes de précision de Sukhoi manipulées par les wazarendo n'amashusho arimo kugenda agaragazwa ariko asanzwe atari mashya ariko baragaragaza ko rwose kuri wa gatanu habayeho kurasa bikomeye cyane abayeho kurasa hifashishijwe drone ndetse na za Sukhoi 25 hagatwikwa ububiko bw'intwaro hariya bwa AFC 23 icanzu ngo inyeshyamba rero za M23 zirasabwa kumanika amaboko zikajya ku ruhande rw'ingabo za leta bakazishyira muri kantonoma ahubwo byamaze kugaragara ko inyeshyamba arizo zashyira ingabo muri kantonoma na cyane ko Corneille Nangaa amaze kuvuga ati ntabwo ari twe tuzisanga muri FARDC ahubwo nibo bazaza muri twebwe nibo bazatujoyininga kuko nitwe ngabo nyazo ni twebwe gisirikare cya nyacyo ntabwo ari twebwe tuzisanga muri FARDC nibashake bazateke ibuye bishye ariko twebwe tuzahora turi inganza marumbo ntabwo tuyegayezwa ntabwo duterwa ubwoba rwose muri rusange ntabwo dushobora ndetse no kwisanga twageze muri FARDC ahubwo niyizisanga muri twebwe icanzu rero muri Rucuru akaba bakomeje kugaragaza ko rwose inyeshyamba za M23 zasenyewe ububiko bw'intwaro kugira ngo zicibwe intege bikomeye cyane ahangaha rero bakaba ngo bakwiriye kumvikana cyangwa se kumva ibyo amasezerano y'Idoha abasaba gushyira intwaro hasi n'iki byose n'imyanzuro yafatiwe za Washington ngo ingamba zose zafashwe kugira ngo hagarurwe ubuyobozi bwa leta mu gace M23 yigaruriye
kuko ngo hashize igihe kinini ngo bazanye ikoranabuhanga riteye ubwoba ku bijyanye no kurashisha indege. Nibyo bari kubigarukaho mu buryo cyangwa se ubundi ngo une frappe aérienne de drone a ciblé incendie la base logistique de la FCM 23 à Chanzu. Les rebelles sont désormais invités à déposer les armes et à rejoindre le cantonnement conformément aux dispositions de l'accord de Doha. Toutes les mesures sont prises pour établir l'autorité de l'État dans cette région. 10 pays longtemps restés en marge. Ngo iki gice cyose cyarasigaye ngo rero bagomba kubibazwa rimwe kabiri bitewe n'ibi bisasu ikoranabuhanga bazanye. M23 yarayitangaje ko ifite ubushobozi bwo kuba yarasa igashwanyaguza izi drone. Yarabikoze turabibona, ariko andi makuru adushyikira aragaragaza ko bakoze ikintu cyitwa amelioration. Buriya ngo abashinwa bakora ubwoko butandukanye bw'ibikoresho bitewe n'ubushobozi bw'ugishaka. Iyo uzanye amafaranga runaka bakugenera ikiri muri range y'icyo kintu, iyo uzanye andi mafaranga runaka wazamuyeho bakohereza ikiri hejuru y'umukuntu. Ngo rero ziriya drone be bazanye za CH4 zari niveau ya nyuma muzo uruganda rwari rwakoze, mbese ari ziciriritse ziri aho ngaho bazirasa uko biboneye, bazimonitoringa bikemera. Ariko ngo baragize gutya bazamura ikoranabuhanga, bazana noneho izirenzeho gakeya ku buryo kuzidegitinga bitarimo gushobokera uruhande rwa M23, ku buryo rwose ngo zifite ukuntu zazanye ikoranabuhanga rishya ritarimo kubasha kubonwa byihuse na za radari za M23, kuko nabo bafite uburinzi bw'ikirere. Ubwo rero birimo kugora ku ruhande rwa M23. Nyamuneka ubwo birasaba ko M23 nayo ya updating kazamura urwego rw'ikoranabuhanga rwo kubona aho ziriya ndege, ndetse yewe na za Sukhoi nazo ikaba yabasha kugira gute kuzishwanyaguza. Nuko bimeze. Ubwo rero turacyashaka ariko amakuru yizewe neza yagaragaza ko Chanzu yaba yarashwe. Hanyuma rero mwarabyumvise, mwarabisomye, mwarabibonye, twarabibasomeye, twarabibazaniye ahangaha ko FARDC yasohoye itangazo ryo gufata intwaro kuri ba FDLR bakazirambika bakishyikiriza MONUSCO cyangwa se bakishyikiriza ubutegetsi bwite bwa leta ya Kongo, ubundi bagacyurwa mu Rwanda. Nayo ihita itanga itangazo ko yashatse gukora ibyo ngibyo yasabwe na FARDC, bikarangira ngo ingabo z'u Rwanda ziyitambitse. Aha rero hari amakuru ashimishije ku ruhande rwa M23 ndetse no ku ruhande rw'u Rwanda, ariko ababaje ku ruhande rwa Kongo kuko ikorana nayo, kuko rwose barimo kuvuga ko Tshisekedi atashoboye gushyira mu bikorwa gutangira kurasa FDLR kandi itarigeze ishyira intwaro hasi. Ngo rero M23 igomba kubyikorera yo ubwayo. M23 rero imaze amakuru atugeraho, nyine amakuru tuba twifitiye y'imboni zacu, arimo aragaragaza ko M23 yamaze gukamata cyangwa se gufata umukomando wa FDLR. Uwo yitwa nde? Uwo ngo yitwa yitiranwa n'umujyi wo mu Buyapani. Nawe bibaze ko yitiranwa n'umujyi wo mu Buyapani, ngo yitwa Tokyo. Yise Tokyo. Ngo Konisuro no do Ger Tokyo dizo vreno, ariko izina rye rye bwite yitwa Yoweri cyangwa se Joeri. Originaire do Kivuye da l'ouest du Rwanda. Kivuye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Kivuye se buriya simuri zabyumbara za Burera aho ngaho Kivuye. Uyu nguyu ntabwo haba ari mu burengerazuba, keretse n'amaburaburizo wapfa kuvuga amajyaruguru. Oya ni amajyaruguru ubundi. Kivuye mu burengerazuba bw'u Rwanda ntabwo ndahumva. Ngo a été capturé par le mouvement AFC M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Yafatiwemo rwose hari yafatirwa mu cyuho tayari baba mugobye. Komanda Tokyo Yoweri amurinze bumiwe, ntibamenye uko yacakiwe. Dore yambaye igiponjo nguyu rwose, igiponjo cya gisirikare. Ngo il était un meurtrier notoire pour sa brutalité et a participé à de nombreuses atrocités contre les populations civiles, notamment des enlèvements, des viols et des travaux forcés, ciblant en particulier les Tutsis congolais et d'autres civils opposés à son idéologie génocidaire anti-Tutsi.
il est la deuxième figure importante des FDLR, a été Kabutire après le général de brigade Gakwerere Kabutire plutôt cette année. Niba ari we wa kabiri waba ukomeye ufashwe ko baba badafatwa baba baraswa se nibura ngo ubundi rero uyu nguyu ngo numwicanyi rutura kabombo karabutaka ngo numugome rutura arahutaza ngo yagize uruhare mu bitero byinshi byishwemo abantu benshi abasivile by'umwihariko gushimuta gufata abagore ku ngufu imirimo y'agahato by'umwihariko ariko akagenda areba bo mu bwoko bw'abatutsi ngo rwose ntabwo yareberaga izuba n'umuturage uwo ari we wese ugaragaje kudashyigikira imyumvire ye cyangwa se ideologie ye ya genocide antitutsi cyangwa se irwanya abo mu bwoko bw'abatutsi ngo uyu ni wa kabiri rero ufashwe nyuma yuko M23 iherutse gukamata yavuze gukamata no gucakira General de Brigade Gakwerere wafashwe mu ntangiriro z'uyu mwaka ubwo umujyi wa Goma wafatwaga na M23. Ubwo rero Tokyo nawe tayari bamaze kumugira gute kumugoba baramufite nguyo rwose niryango murimo muramureba Tokyo Tokende. Hanyuma rero abazarendo bakomeje kuburirwa barababwira bati byanze bikunze hano hari umuzare ayo ntabwo twayerekana n'amashusho yandi tuba tugomba kubereka mu bikari hahandi muri za groupe WhatsApp hariya muri za groupe channel WhatsApp channel aho muba musabwa kujya muri group channel zacu mukajya mureba amafoto cyangwa se amavideo ari sensible nk'aya ngaya kuko aya ngaya kuyerekana hano it's a weird nuvuga ngo birahanirwa ni bibi cyane kuyerekana hano kuri YouTube channel. Ati turagira inama rero turagira inama buri munsi kandi turabikora abazarendo bakoreshwa na Tshisekedi baramukorera ariko ntabwo azigera byibuka kuko rwose abazarendo uyu munsi rwose barimo kugenda batakaza ubuzima mu buryo bwa nta kigenda ntacyo bazunguka baramena amaraso ariko ntacyo bazunguka n'igihugu barwanira ntacyo bazabona rwose ntacyo rwose bazasigira imiryango yabo bazapfa bashire birangire bityo. Bati rero nous sommes des révolutionnaires congolaises opposés à un système de gestion mis en place par le président actuel. Ati rwose twebwe twamaze kubona ko president uriho ubu ngubu atafatika ubwo ni Tshisekedi ngo hanyuma duhitamo kumwiyopoza kuko nta twerekeza eno ubwo rero rwose ati rero rwose ariko nanone inyeshyamba nazo ntituzishyigikiye ngo rwose turashaka ko abavandimwe bacu bavuga ururimi rw'igiswahili twunga ubumwe kuko ejo bundi mu minsi izaza ntabwo tuzaba dupfa bitabaye ibyo ngibyo tuzaba dupfa nk'ibimonyo ntacyo tuzabona mu byo dutunze mbese tuzaba turingaruzwa muheto. Aha rero haragaragara amashusho ateye ubwoba bafashe abazarendo barashe umuntu nabo barashe umuntu abasenzi barangije barababwira ati rero mwebwe ni mutatubwira ukuntu mwarashe bari abantu muri buze kubibazwa mu buryo cyangwa se ubundi kuko mukwiriye kubibazwa byanze bikunze ntabwo turabo gukina namwe turi abantu bo kubabaza rimwe kabiri gatatu byihutirwa. Suivez très attentivement les réponses de porte-parole du gouverneur Patrick Muyaya lors des interviews sur Africa Radio. Joseph Kabila ne constitue pas une menace pour... Donc, Bwana Corneille Nangaa aravuga ati kuri iyi radio yatangarijeho ko ngo Joseph Kabila rwose ngo nta n'ikibazo ateye cyane ngo ni umuntu wahahise wataye ikuzo utakiri umuhatari mbese utakiri wo kwitabwaho bikomeye ngo ni umuntu nyine udateye ubwoba ngibyo byaramurangiranye ni umuntu dipase ngo ashobora gutekerezwaho ngo abantu ngo bamwibazeho ngo Kabila rwose akimara guhuza abantu be bahuje urwango urwanya Felix Tshisekedi harimo abafugitifu abenshi ngo bafashwe n'ubutabera bukabahana bagahunga bagatoroka ubutabera abo ngabo ngo ntabwo ari abantu bo gukanga Kongo
ngabo ngo ni abantu ngo bihisha inyuma y'amabi yabo yo kwifatanya n'inyeshyamba za FCM23 kandi zikaba ari inyeshyamba ngo zitwa ngo Brigade Avance y'u Rwanda, ngo brigade yinjiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo rero gufata Kabila nyuma yo kumucira urubanza rwo gupfa, ngo hakurikiyeho kumucakira ubundi agafungwa. Nicyo kintu cyonyine ngo abona rwose gikwiriye kuba gikurikiraho, naho ubundi ibyo kumutinya ngo reka ngo ntabwo ibyo bakibirimo, ntabwo bakibirimo rwose, ngo ibyo ngibyo barabirenze rwose, ngo ntabwo bakiri kuri urwo rwego. Ngo ni umuntu uri aho ngaho mu by'ukuri udateye ikibazo na gitoya, usibye kuba yafatwa gusa akajyanwa mu butabera, usibye kuba yafatwa akajyanwa imbere ya sentare akabazwa rimwe na kabiri, ubundi bagashyira mu bikorwa igihano cyo kugira gute, cyo kumubamba. Nawe unyumvire, igihano cyo kumubamba rwose bakamushyira hari. Ihuriro rya FCC rero ni n'ubundi ni rya Joseph Kabila Kabange, Front Commun pour le Congo, ririmo PPRD, ryamaze kwemeza nta gushidikanya rwose ubwiza bwa platforme Sauve le Congo yatangijwe na Perezida Joseph Kabila Kabange. Baravuga bati rwose nta gushidikanya rwose tugomba gutangira gutekereza ahubwo n'uburyo ryatangira gukora, rigahabwa icyerekezo riri ahuriro Sauve la République démocratique du Congo, kugira ngo bashyire iherezo ku butegetsi bw'igitugu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo buriho ubu ngubu. Mo biratangazwa rwose ko bigomba gushyirwaho iherezo, ubutegetsi bwa Tshisekedi bukisanga ntaho bukimenera. Arimo aravuga uku nguku, ariko Julien Paruka aherutse kumurezona aravuga ati ariko se perezida ujya kurwanira utuntu duto yagombye kurwanira ibintu binini, ubundi we bite ko yagombye kuba atekereza kuyobora Afurika yunze ubumwe, agatekereza kuyobora UN, agatekereza kuyobora n'iki byose bitewe n'ibyo yize, ibintu biri ku rwego mpuzamahanga. Arajya kurwana no kubaza ngo turi habereye udukino ibyo ngibyo arumva bikiri ku rwego rwe. Ibyo biri ku rwego rwa perezida w'igihugu, ukwiriye kumenya ngo bimeze bite. Umuntu wabaye umuperezida w'igihugu ntabwo agomba kujya muri ibyo byose. Rero bavuze bati Paruku akwiriye gusubizwa kuko yahangaye cyane. Enome comme Julien Paruku, ancien gouverneur de Goma, peut bien se permettre de parler juste pour distraire le président Félix. Ashobora kuvuga akivugira kugira ngo ajijishe perezida Felix Tshisekedi, amushimishe. Atariko byongere mbisubiremo, ntabwo rwose ibutumwa bwe bwageze ku ntego, kuko ntabwo ari we ukwiriye kubuha Joseph Kabila Kabange, kuko rwose kenshi muri Union Sacrée ntabwo bamwumvise. Ntabwo gute Julien Paruka ashobora gusuzugura Kabila Kabange, JKK umuperezida wabaye cyatwa hano muri Kongo, agatanga n'ubutegetsi mu mahoro demokratikoma. Ati uwo nguwo urumva yajya kunengwa noneho n'uwo yahaye akazi ko kuba guverineri. Ati yo ninda ko n'ugushaka gutuma gushimisha wakomeje kumusigasira, wamugize ministre yari guverineri. Ati rwose ibyo ngibyo ndabona ko rwose bidashoboka ko uriya yagombye kuba ari we yinjira mu buzima bwa Kabila akashaka kumurezona. Au-delà des ambitions personnelles jusqu'à représenter dignement le Congo dans les cercles internationaux, même au sein du système des Nations Unies, ku buryo yagera ku rwego rwo kumubwira ngo wowe wagombye kuba uhagarariye ubumwe bwa Afurika muri UN, hehe hose ngo tayari ngo ugomba kuba. Abantu baravuga bati rwose aho ngaho rwose waramenje, warabeshye, cyangwa se wirashe mu kirenge, wapfuye umugara w'intare, ntabwo wari ukwiye no kuyitunga urutoki. Bati rwose uravuge uvuye aho ngaho. Tubibutsa ko rero kuri uyu wa 24 nanone hariya i Kinshasa habaye ikiganiro n'itangazamakuru hagati ya Sovola RDC, hanyuma bakamagana ubwo urumva Seti Kikuni yarahari, uyu uherutse gutabwa muri yombi agahita arekurwa. Abitwa
Minaku witwa rwose Minaku Obini Minaku, urebye ni nawe wari uyoboye ikiganiro n'itangazamakuru muri rusange. Avuga bati rero icyambere bahereyeho bavuze ati turamagana twanze agasuzuguro, twanze igihano cy'urupfu cyafatiwe nk'umwanzuro wafashwe n'urukiko rukuru rwa gisirikare kuri Joseph Kabila Kabange. Bararwanga rwose bavuga ati no. Minaku rero aravuga ati Sauve la République démocratique du Congo est un mouvement de Congolais, de Congolaises qui pensent que c'est par une démarche démocratique qu'il faut corriger la constitution, la situation du pays, la dictature ikavaho. Obini Minaku ni vice président wa PP, ubundi niwe vice président wa PP kuko président Joseph Kabila Kabange. Rikaba ari ishyaka rero riri muri FCC, ubwo tayari ni cyarimwe no muri Sauve la République démocratique du Congo. Ariko abantu muri comment mujye mutubwira ukuntu abasobanukiwe ibyizi za forum za association ubundi bigenda bite, kugira ngo niba ufite ishyaka nka PPRD wenda nandi mashyaka yakwiyunzeho mugakora FCC, hanyuma hakavuka ikindi kitwa forum cyangwa se itsinda forum politique riza noneho risumba ya iniyo yari isanzwe ifite ayo mashyaka, cyangwa naryo riba rishyaka kwaryo. Ubwo rero muri buze kuzabitubwira kuko ahangaha duba dushaka natwe gusobanukirwa bizakorana bite. Ubwo rero tugashaka no guhita dusobanukirwa bizakorana bite. Iyi Sauve le Congo izakorana ite na M23 AFC, ko bahoze ese kwaba ari ukujijisha amahanga cyangwa se Kongo ko M23 ntayihuriye na Joseph Kabila Kabange kuba yarashinze Sauve la République démocratique du Congo. Ese suite ibibazo nk'ibyo ngibyo birakibazwa banange, birakibazwa ndetse cyane. Minaku rero aravuga ati il s'agit d'un mouvement de Congolais et de Congolaises qui pense que par la démarche démocratique ngo rwose ngo abizera ko mu inzira turimo yo ku rugendo rwa demokrasi ndetse rugamije guhindura uko igihugu kimeze ukakigira kiza kuruta uko rwagisanze ukanazagisigara ari kiza. Aho ngaho niho tuzira tukigaragaza tukababwira ko rwose twazanywe n'impinduka muri rusange. Naho udwitwa Professeur Theophile Mbemba uyu nguyu yakigera ku kibuga cy'indege ejo mundi bahise banamucakira, ariko ndabona bahise bamufungura nkuko byagendekeye Seti Kikuni. Rwose aravuga yahise adezabia icyo bita kwambika ubusa ubutegetsi bwa Tshisekedi. Aravuga ati buri kantu kose arakavuga, aravuga ati igitugu cya Tshisekedi turagihaze, umuyobozi uriho rwose ku butegetsi ntabwo asobanutse, ntabwo ajyanye n'icyerekezo twihaye. Rwose ibya Kongo n'ubutegetsi bwayo ntabwo dushobora kwihanganira kutabivuga ngo tubyishyire ahagaragara, buri wese agire icyo akuramo, buri wese yumve uko ibintu biba bimeze. Ariko mba nagenekereje ngenda nkuramo mwiringara bakoresheje, bo bakunda kwikoreshereza iringara nubwo bakunda gukoresha igifaransa, bakunda kwikoreshereza iringara. Twikomereza rero kandidatire zatanzwe mu nteko ishinga amategeko hagamijwe gutora perezida w'inteko ishinga amategeko ugomba gusimbura Vital Kamerhe uherutse kweguzwa. Na ubumwe rero bw'ishyaka riri ku butegetsi Union Sacrée de la Nation ririmo andi mashyaka, harimo amashyaka menshi cyane. Donc muri Union Sacrée harimo yitwa INC, harimo IDPS Tshisekedi, harimo AAP, harimo SN, AAP, harimo IDPS, okay, ayo na amashyaka. Donc harimo PEP, abo ndi kujyana nyasubiramo, harimo PEP, AAP, CRD, AAA, CRD,
harimo CODEP. Ayo yose ni amashyaka ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yibumbiye mu cyiswe Union Sacrée de la Nation. Abo rero batanze kandidatire ku banga bw'ibyuma baturebere bashyireho urutonde rwa za kandidatire bashyireho urutonde rw'abagiyemo rwose kuko bose barimo baratubwira bati l'élection d'un nouveau président de l'Assemblée nationale. Le secrétaire permanent de l'Union Sacrée de la Nation ISN, professeur André Mbata Bimangu, porte à la connaissance de la public, du public en général et des députés nationaux, membres du ISN, Union Sacrée de la Nation, en particulier qui conformément à son communiqué, ariko banditse mu tunyuguti duto cyane. Ubwo rero nta nubwo dushaka kubitindamo cyane kuko batanze abagera urutonde ni runini rw'abagera kuri 12. Abo ngabo ni muri Union Sacrée, mu mashyaka atandukanye yo muri Union Sacrée, barimo guhatanira umwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko. Harimo umugabo rero witwa depite, bahise bamugira umudepite, yitwa Aimé Boji Sangala. Yarasanzwe ari ministre nibagiwe poste ye neza, ariko aherutse kuyeguraho ayivamo rwose. Aravuga ati ndagiye, kumbi gahunda bamaze kuyiga neza, barimo baravuga bati tukujyane muri ministre wa budget. Ministre yarasanzwe ari ministre wa budget, ahita yegura, ahita ajyanwa mu nteko ishinga amategeko nka depite. Ubu ngubu rero agiye gutorwa nka perezida wa Assemblée nationale. Nicyo kiriho, yaherutse kwegura rwose ku mwanya we. Ministre Sangala alegura rero nawe yamaze guta, ni nawe uri ku mwanya wa mbere noneho kuri urutonde, ni uri ku mwanya wa mbere, bivuze ngo ni nawe ufite amahirwe. Boji Sangala Aimé niwe ugomba kugirwa perezida w'inteko ishinga amategeko. Élection du président de l'Assemblée nationale, le député Aimé Boji Sangala s'est conformé au communiqué de l'Union Sacrée de la Nation en déposant officiellement son dossier de candidature au siège de la plateforme présidentielle. Il affirme son attachement à la discipline du regroupement et d'y se remettre à l'orientation du président Félix Tshisekedi. Aravuga ati rwose nujuje ibisabwa, nemeye gutanga kandidatire yanjye, kandi rwose nzakorana ikinyabupfura yewe nkore mu cyerekezo cyashyizweho na perezida Félix Antoine Tshisekedi. Ibintu byose bari formule kumuvana hari n'ahandi bikorwa rwose, ukabona ko ibintu byakozwe mu buryo bwo gushaka kujijisha gusa, ariko abantu bose babibona ko ashyizwemo hariya kugira ngo ahite agirwa umuyobozi wa gahunda igenwe, cyangwa se gahunda iriho mu nteko nk'uko bashaka perezida. Nta wundi ushobora kumusimbura rwose, nta n'undi ushobora kumutsinda. Kuba ari nawe waje ku mwanya wa mbere wa INC, bivuze ngo agomba byihame kuba ahita yinjira mu nteko ishinga amategeko. Ariko nka perezida wa Sena nubwo yamaze nako w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite kuko yamaze kwinjiramo. Reka twigendere tuve aho ngaho matora, tugenda ahubwo turebe uburyo abajenerali batatu les 3 généraux de la garde républicaine écartés pour soupçon de complot contre le président. Abajenerali batatu bo muri garde républicaine cyangwa se barinda umutekano w'umukuru w'igihugu bamaze gukekwa, bamaze gushyirwa iruhande nk'abashaka guhirika ubutegetsi bwa perezida Félix Antoine Tshisekedi. Une onde de choc secoue la hiérarchie militaire congolaise. Dans une correspondance confidentielle adressée au chef d'état-major général des FARDC, dont une copie est parvenue à Voice au Congo, la direction de renseignement de la garde républicaine JALA a décidé de mettre à disposition
d'état-major 3 hauts grades soupçonnés d'orier avec un mouvement subversif visant à renverser le pouvoir en place. Ubwo rero aba bajenerali baketsweho kugira uruhare cyangwa se kuba bamwe mu bagize groupe y'abashaka guhirika ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero bahita bashyirwa iruhande. Liste yahise yoherezwa muri etat major kugira ngo abangaba bahabwe izindi nshingano cyangwa se babe barindiwe aho ngaho mu gihe bakirimo kubakeka, kandi n'urwego rw'ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwabigaragaje. Selon les informations contenues dans ce document, cette décision fait suite à un rapport jugé explosif signé par le général Amici Kumba, plus connu sous le surnom de Tango Fort, mandaté par la haute hiérarchie pour enquêter sur des soupçons de complot au sein de la JL. Le général Amici aurait identifié 3 officiers supérieurs dont les agissements seraient jugés préoccupants. Ni ukuvuga ngo rero inshingano zo kutata no kumenya amakuru, ibimenyetso n'imibare by'aba bajenerali n'imigambi yabo byahawe umugabo witwa Tango Fort cyangwa se Amici Kumba, ngo agende atata cyangwa se ayegeranya ibimenyetso kuri buri muntu, arebe icyuho cyaba kiri mu ngabo zirinda umukuru w'igihugu, ese zaba ziri gutegura imigambi ki hagati aho ngaho. Hanyuma rero arangije ahita bigaragaza neza cyane, aravuga ati rwose nababonye ni batatu bafite imyitwarire za muvoma zidasanzwe bagomba kubazwaho rimwe na kabiri. Les noms cités dans les rapports sont ceux de général Danume Christian Chiwewe Songesha, ancien chef d'état-major et de la garde républicaine, du lieutenant général Frank Mwamunda Ntumba, twaramuvuze, Frank Ntumba, chef de matériel militaire, et du général de brigade Benjamin Katende Batubadira, commandant adjoint chargé des opérations et des renseignements de la JALA. D'après les conclusions de l'Apollo, ces officiers auraient entretenu des proximités suspectées avec un mouvement subversif et conserverait des affinités compromettantes pouvant nuire aux missions de la garde républicaine, unité chargée de la sécurité reprochée du chef de l'État. Abangaba rero twe twamaze no kubavugaho, baravuga ati abangaba twamaze kubabona na ibimenyetso bigaragaza ko yamoneka batari seriye, batari shyashya, atari abantu bo kwizerwa kabisa. Muri rusange nuko nguko bimeze rero, bari bamaze gushyirwa ku ruhande tayari. Naho ubundi rero ibintu birimo kugenda bizamba hariya muri Kinshasa, bakomeje kugaragaza ko rwose abatekamutwe bakomeje kublaka cyangwa se kwibisha intwaro, ntabwo ari abatekamutwe ahubwo ni ibisambo n'amabandi. Ngo le blocage de Bibwa, ahitwa Bibwa, Sylvain so mercredi et sans nul doute un braquage de trop dans cette même commune de Lancele. Il y a eu un autre braquage du côté de la plaza. Ngo rwose hariya hitwa Nsele, muri commune Nsele, hitwa muri hafi ya hitwa plaza, gushobora kuba ari inyubako habereye ubundi bujura bwibishijwe intwaro. Il est urgent que les autorités assument les responsabilités. Malheureusement, pendant que les populations bloquées gémissent et pleurent, c'est le silence des morts, le silence de cathédrale du côté du ministre de l'Intérieur, du gouverneur de la ville de Kinshasa et du chef de la police. Prince Mpenge rero uyu nguyu waramuka yo kwa Martin Fayulu aravuga ati igihe abaturage barimo bibwa, abandi bari bacecetse barumye gihwa, ngo hariho icyo bita silence de mort cyangwa se silence de cathédrale, kwa kundi ku mission haba hacecetse. Rero ngo byabaye ngombwa ko bicecekera, ndetse na polisi ngo araceceka, president na ministre w'umutekano imbere mu gihugu araceceka,
ariko rero ntabwo yacecetse ahubwo byagenze bite polisi ya Congo imaze gutangaza ko imaze guta muri yombi aba braqueur cyangwa se Police nationale neutralise les présumés braqueurs d'Obiba et Sosimex bivango niba ari uruganda Sosimex bishobora kuba ari uruganda cyangwa se ari societe runaka. Hanyuma rero polisi ikabitangaza ko rwose yamaze gufata abo mayuma bandi yibisha intwaro. La police nationale congolaise PNC a frappé un grand coup dans sa lutte contre la criminalité urbaine à Kinshasa. Les présumés auteurs de braquage survenus récemment au quartier Bibois et au magasin Sosimex dans la commune de Changu ont été arrêtés grâce à une opération menée avec célérité par les forces de l'ordre. Ati rwose bahise babacakira ubu ngubu ntabwo bakiri ababo ngo bigenge, ntabwo rwose bakiri ababo bigenge kuko bakuranye n'abaturage n'inzego z'umutekano zose zihita zibacakira. Nta mpamvu yo kongera kubreminga abo ku ruhande rwa polisi nationale ko badakora akazi kabo hariya Kinshasa rwose ngo bakoze ibintu bikomeye cyane. La situation est désormais sous contrôle. Nous avons interpellé les principaux responsables de ces actes criminels, a déclaré le général Kantu avant de saluer la vigilance des équipes déployées sur le terrain. Abo twohereje kuri tele rwose babikoze neza, twabacakiye bose ababishinzwe bakoze akazi kabo neza cyane yitwa Israel Kantu. Uyu niwe umuyobozi wa polisi mu mujyi wa Kinshasa, yabivuze rwose twabafashe twabakomeje. Bwana Jemuve rero ari muri Kivu y'Epfo hariya muri Kiriba, ariko mirongo y'urugamba agenda kurikirana buri kintu cyose kirimo kiragenda gite. Jemuve uranyumva? Amahoro munywanyi. Ko numva uri kuvugira mu gisare kininira? Aya ntago ndi mu gisare. Ntabwo dutinda twigire muri Uvira. Utubwira uburyo mu mujyi rwagati rwose abaturage benshi batangiye guhungira mu Burundi. Wabonye amashusho, wabiboneye, wigeze unyarukirayo, bimeze bite? Ko se wagerayo? No kuvango ntago ndigeze njyayo gusa bamwe mu bahunze n'ubundi barimo abamakuru. Bamwe mu bahunze barimo abamakuru, niyo mpamvu nyine nakomeje nyine kugenda mbikurikirana kugira ngo umenye byinshi byimbitse ko barimo barahunga se bari guhungishwa n'iki. No kuvuga rero guhunga kwatangiye, ariko gutangira by'umwihariko mu kanya gato gashize guhera ku isaha 12 nibwo guhunga kwari gutangiye. Imero bikaba byatewe n'amasasu menshi cyane, by'umwihariko yumvikanye mu bice bya za Kanamabenge, amakuru yumvikanye mu bice bya za Songo guhera ku munsi w'ejo ahitwa za Kavimvira. Igisirikare cya Burundi gituranamo na FARDC na Wazalendo bikagera gutya bigatuma impande zombi ibikorwa remezo by'abaturage bihangagirikira. Hari abaturage bari bamaze gupfa bagera kuri 6. Ibyo byose rero urumva bunywanyi wanjye byagiye biteza ibibazo bikomeye cyane. Ubu tuvugana rero nyuma y'ibyo bintu byabaye, ibikoresho byinshi byongeye kwisukanura mu mujyi Uvira byaje gutuma igisirikare cya 23 by'umwihariko nacyo gitegura amaoperation agiye atandukanye nk'amasasu menshi yakunze kumvikana hano za musozi za Kiriba, intare za Sambwe zishaka gucunja umugazi zerekeza mu mujyi Uvira ku isaha 12:30. Ndetse usibye n'ibyo batangira kumva amasasu menshi za Kawezi. Abaturage rero bumvisha nibo bahise bimagina yuko ibintu bigiye gukomera, nyine umujyi waba ugiye kwinjirwa, ahubwo amasasu yararimo yumvikana yahamuraga nyine gutangira nyine kwatakwa kw'igisirikare cya FARDC. Barangije rero baravuga bati reka dutangire kwihungira. Byibura abaturage bari hano za Katumba, bari hano za Kabimvira bambwiraga yuko abagera ku 1500 muri iri joro by'umwihariko bambutse. Bahunga ko M23 ishobora kwisuka mu mujyi aho ngaho.
bamwumva yuko M23 ishobora kwisuka mu mujyi bayikicaye se bakayakira bitwaye iki bicare bayakire se urumva arakezi bazaniye navugisha ukuri none se urumva arakezi bazaniye none se kuyizi izani nabi none se si imirwano nyine imirwano ariko rero M23 niburayo none se uragira ngo abaturage baze kuhaguma cyangwa bahagume bayakire nibyo mvuga reka ntabwo ibyo bibaho rwose umuturage urumva ntabwo yahaguma kuko hano haba hari ubwoba bwinshi yuko ari ibintu bishobora guhindura isura urumva kandi imirwano iramutse ibayeho n'ubundi ihita igira ingaruka n'ubundi ku basivile murabizi cyane ibyo ni ibintu muzobereyemo ibyo ni ibintu nzobereyemo hanyuma se ingabo zo ziteguye zite se aho ngaho mu mujyi ni ukuvuga ngo mu mujyi uburyo ingabo ziteguyemo kugeza aya masaha navuga ko bari tayari ku rwego rwo hejuru kuko bafite buri kimwe cyose gishoboka kigendanye n'ibikoresho intwaro ziremereye nubwo zagiye zihungishwa bafite izoroheje nyine bafite intwaro z'amoko agiye atandukanye ubona yuko nyine bari tayari kabisa guhangana n'ibitero n'ubundi by'igisirikare cy'aba 23 nabo bari tayari bariteguye bihagije kabisa reka twigire ikiriba rero turebe aho M23 yongeye gusuka ingabo yazizanye ni muri urwo rwego rwo kugira ngo yinjire mu mujyi ni muri urwo rwego rwo kugira ngo yinjire mu bice by'umujyi kuko nacyo kintu kirimo cyagenda gituma abaturage benshi banahunga bumva abaturage uko byagenda kose barimo gufata amakuru yuko situwasiyo ihagaze by'umwihariko muri ibice bya hano muri za Kiriba mu nkengero bakavuga bati ubwo makumyabiri hagati n'imasuka abasirikare biragaragara yuko umuco ushobora kuba ugiye kwatakwa bakavuga bati rero mu gihe umujyi uraza kwatakwa twe twamaze gukuramo akabo karinzi ingabo nyinshi zimaze kuhagira ni kompanyi zigera muri 5 nizo ngabo zimaze kugera hano mu misozi ya za Kiriba ni ingabo rero bigaragara neza yuko isa n'ubundi zishobora kuza kwifashishwa mu kuza kwinjira mu mujyi wa Uvira nacyo kintu gikomeye navuga kirimo kiratuma kugeza amagingo abazalendo abarundi abaturage bose bikanga bamwe bari kugenda batarinda bagahunga bakica muri sinzira bagafata amato bakajya za Karemi abaturage bari guhunga nyine nta makuru bakomeje kugenda basukusanya kabisa ariko nayo makuru yacu ushobora kuba yarawutinya uwo mujyi araga urumva kugeza amagingo yabo ntabwo ari umujyi wo kwisukira kuko impamvu mubwira ngo ntabwo ari umujyi wo kwisukira ni umujyi urimo abarundi ni umujyi urimo FDLR ni umujyi urimo wazalendo ni umujyi urimo abacancuru ni umujyi igihugu cy'Uburundi kidashaka gufatwa ni umujyi urimo buri kimwe cyose gishoboka nyine by'umwihariko rero ni nayo mpamvu binagoye cyane kugira ngo uyu mujyi wo wagira gute ube wakinjirwa mu buryo bworoshye ntabwo ari uburyo bwakorohera uwo ari wese umujyi ukaze cyane ariko ntabwo urenze za Goma kuki yinjiye muri Goma ikaba yaratinye kumanuka aho ngaho areka buriya nje ari ikintu ugomba kumenya nurumva Goma reba ahantu iri ndahabona Goma iri hano by'umwihariko muri za Nyiragongo ariko Goma ikora ku gice cy'u Rwanda ngira ngo babizi yuko ikora hariya za Rubavu hariya Rubavu rero ku gice cy'u Rwanda nta kibazo M23 ifitanye n'igihugu cy'u Rwanda ariko igihugu cy'u Rwanda nta nubwo gishobora kwataka M23 ngo kirase ngo nukwenda ngo hari bomba ituma ibaye ndahari abasirikare bashobora kuba bahungiye mu gihugu cy'iwabo ngo babasubirishe amasasu no kwa rero icyo nakubwira cyo bwana munyamakuru ahangaha ni nayo mpamvu ikomeye cyane bitandukanye n'umuti wawubwira kuko umuti wawubwira ari igihugu cy'Uburundi cyo dukora twese kirabizi
ni igihugu cy'uburundi gifasha kuva intambara kuva ku bwa yase ni igihugu cy'uburundi gifasha FARDC ku rwego ruri international ku rwego mpuzamahanga nacyo kirabyemera. Urumva rero icyo uko byagenda kose biba bigoye by'umwihariko kugira ngo igisirikare cya 23 cyatake byoroshye noneho cyatake igice bazi neza ko gikora ku Burundi. Urumva nimba Uburundi bushobora gukura ingabo iwabo zerekeza mu mujyi wa Goma biragoye cyane, ariko byose kugira ngo zifite Burundi zidasaba muri bice by'umujyi wa Goma. Ndetse n'indege biroroshye cyane kugira ngo zihabwe zataka uyu mujyi wa Goma. Urumva rero bwana munyamakuru icyo nakubwira cyo ahangaha bagomba kuba kwitonda. Okay. Hanyuma rero reka tumanuke tujye ahitwa Mikenke. Ese ubwo turamanutse cyangwa turazamutse? Tuvuye Kiriba ubwo icyerekezo ubwo ni kihera? Mujya mu Mikenke. Ati oya turacumcumutse turamanutse. Turamanutse. Mikenke rero aho muri Minembwe imirwano irakomeye hagati ya M23 na FARDC. Nibyo? Yes, nibyo. Minembwe muri Mikenke ibintu byoroshye hari namba. Hagati y'igisirikare cya 23 ndetse na FARDC. Impamvu y'ibi ngibi twese turayizi. Nuko koalisiyo ya FARDC ifatanyije n'abarundi bashaka kumara abanyamurenge. No kuvuga rero imirwano iri kuba ariko ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi ntabwo igisirikare cyangwa 23 cyo kirimo kirabyemera gifatanyije na twirwaneho. Bari gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ibitero babisubize inyuma. Bwana munyamakuru rero amakuru mfite atariyo ivumbi yaturuka muri no misozi y'Iminembwe. Nuko by'umwihariko imirwano yahereye mu masaha ya kare yasekeranyaga impande zombi. Yasize igisirikare cya MRDP kwirwanaho gisubije inyuma bikomeye ibitero bya Wazalenda Abarundi ndetse na FDLR. Imirwano ikaba yakuyemo abasirikare bagera kuri 6 ku ruhande rw'Abarundi ndetse na Wazalenda, ubwo ni koalisiyo muri rusange. Iyi mirwano ikaba yasize ku ruhande rwa 23 bakomerekeje abasore bo bagera kuri 3. Nawaguye. Iyi mirwano yasize igisirikare cya 23 gifashe intwaro z'amoko atandukanye zirimo ubwoko bwa AK47, za PKM ndetse na za mashini byabo. Ni imirwano rero mu by'ukuri navuga yuko yanagize ingaruka ku baturage. Kuko urumva abaturage bamwe na bamwe bagize gute amaguru bagiye ingata. Biyirukiye da? Nawe ari wowe. Nawe ari wowe wakwiruka bivuze neza cyane. Wowe by'umwihariko we gahunda se ukwiruka cyane? Ari njye nawe ninde wakwiruka? Ni wowe. Kareka aho ngaho wabyibagiwe. Ako se ubundi reka ndeka kukubeshya wiruka ubundi urabizi mu mwanya wanjye ko nabonye ntabyo bishoboye. Ariko baba bapinze njye ndi ingeragere. Wowe uranze wowe. Uzi ko muri rwa rugamba rwose rwo gufata umujyi wa Goma wowe wari ikibumba njye ndigoma. Oya nari Rubavu ariko nari Rubavu ntajya gukubeshya. Waje byarangiye waje nka byarangiye. Sawa noneho rero uretse umunsi umwe tuzabibona. Ariko wigeze kubona ariko reka nze nkwerekesha umbwire iyi ni mbundaki. Nze nkwereke ndakubona sera. Uri uze kumbwira ngo iyi ni mbundaki. Bakuzi by'imbunda. Wayibonye? Reka ndebe. Yo yaje kabisa. Nta namakuru bufite ubu nta namakuru bufite. Uri buze nawe kumbwira ibyo foto uhita umbwira. Nta namakuru bufite nicyo kibazo. Reka nyifungure. Arega ntago ndi Imana ntago twabera hose icyarimwe. Ntabwo urayibona?
ntabwo urumva ndimo narwana no kuyifungura ngo turebe nawe byaragucanze kabisa. Reka mu gihe uri kuyifungura rero twikomereze, uraza kuhita umbwira. Mambasa muri Rubero ubwo twazamutse ruguru cyane, ni muri Rubero aho imirwano ikomeye cyane hagati ya M23 na Wazalendo yakamejeje. Nibyo cyangwa sibyo? no kuvuga ngo ntabwo wibeshye nibyo. Imirwano nayibonye yambonje. Nambwira rero iyo yose kandi nawe ugiye kuvangura yizira. Niyo mbunda. Imbunda imeze nk'igihombo se. Ariko se aho ujya ubeshya wowe. 60 mm nuva model ni yihe? Ibimeze ite? Meze imbunda katurebe, imbunda ishobora aho se ni ihera. Ahangaha nshobora kuba nsinzwe, nshobora kubivuga nkabivuga ntabwo asanzwe kambaye. Ntabwo wambwira nimba wihuza ubwoko bwayo. Tanze manze nirebere nouveau model sha. Manze nirebere nouveau model. Aboneka se sha. Je rero iyi ngiyi ndabona ari nouveau model pe. 60 mm nouveau model. Kwayo ifite ikinwa kinini. Kwayo ifite ikinwa kinini. Sani kinini na? Ano ndimo ndabona yitwa ngo Reanimators new 60 mm mortar. Ariko ni morutsi iyo ngiyi, ni morutsi ni 60 mm morutsi. Ni morutsi. None se urimo urabumubona uriya muntu? Uriya muntu namubonye cyane. Ni umucyo urabona ari umucyo. Ndeba ari umuzungu bari kumwe se n'abandi basirikare bari kwireberamo. Mwese urabona abangata ari intare za Sarambwa ziri kuyiga. Ni intare za Sarambwa. Imyiteguro rero bayigeze kure. Bayigeze kure bari kwigishwa noneho n'igishinwa buriya na za drone ngo bari buze kuba bazifite mu minsi mike. Reka twikomereze uzazumbwira. Nje nzajya nguha amakuru ahubwo ari wowe. Twigira Mambasa muri Rubero. Twakandatiye. Rubero ngo byakaze. Rubero byakaze byahinduye isura. Urwanda ikomeye cyane ku bitero byagabwe na Wazalendo ariko ntibize kugira icyo bitanga. Ni ibitero rero by'imyariko ku ruhande rwa Wazalendo byaguyemo abasirikare bagera kuri 6. 23 naho nta musirikare yahatakarije. Gusa hanafashwe n'intwaro nyinshi z'Abazalendo. Ndetse anafatwa n'amateka asegera kuri 2 z'Abazalendo. No kuvuga ngo ni imirwano rero ku ruhande rw'abaturage itagize icyo ibangama. Kuko yasize by'umwihariko abaturage bose ubu nta n'umwe wigeze aba yakicwa, mbega nta muturage wigeze ahagwa, gusa nyine bagiye mu nzu kabisa nk'igihe cy'isaha imwe yuzuye kabisa. Urumva baba bari munsi y'ibitanda kugira ngo bibanze bihagarare ariko ntabwo byagenze. Byari bikaze cyane. Ntabwo byatoroshye, nta rugamba rwaho rworoshye, urugamba rwa rwose bishobora gukomera. Byari bikaze cyane Mambasa. Isake Masisi y'amakuru tubabonye ko yongeye gukora operation. Izo operation Sobora Isake hakiriho bya FDL na bya Wazalendo. Anje mbishyire mu bwinshi mbituka. Baricyo ntabwo bavuga. Ntabwo bavuga. Nukuvuga ngo bapira gati yongeye kwa operation atatangaza ifata bagera kuri 18 kandi aba n'Abazalendo. N'amasuku yakozwe. Ndetse akaba ari amwe mu masuku anakomeye cyane. Amasuku rero yafatiyemo bagera kuri 18 n'imbunda nyinshi kabisa. Ndetse kuba yafatiyemo bagera kuri 18 n'amasuku
yagiye anafatirwamo na karanti forere mayibobo zisabura abaturage mu masaha y'ijoro bose bagiye bakusanwa barafatwa ndetse ubu tuvugana igisirikare cyangwa 23 gikomeje gukora buri kimwe cyose kugira ngo amasuku akomeze amasuku akomeze. Hari amakuru niboneye rero ajye ubwo Sake na Canzu, Sake ni muri Masisi, Canzu ni muri Rucuru sibyo ra? Canzu ni muri Rucuru. Amakuru avuga ko drone zarashe icanzu muri Amuri cyangwa se mu bubiko bw'ibikoresho by'imbunda za M23 wayamenye. Ayo makuru ntabwo nayakayamenye gusa nigeze kuba bitambuka gusa ntabwo nagakurikiranye umenye ni buye bubiko barasheho. Okay. Ubwo rero reka nkwifurize ibihe byiza tunasoreza aha ngaho uragenda uyakurikirana kugira ngo ndabona drone hano ziri guhaguruka zishyushya mpaye nka data. Ya ariko se iyi ni Kongo se? Yaboneka ibintu bishobora kuba bigiye gukomera mu gihe M23 itakaza ibirindiro neza ngo ikaza ingamba z'ikirere bishobora kuyikomerana. Nuko byitega rwose reka nkwereke nk'ukuntu drone hano irimo guhaguruka. CH4 kandi nawe uze kwirebera. Uze kurebera aho ngaho ubwo turibuze kongera gusubira mu kanya gato mu zindi update Kevin Kwanga bw'ibyuma abadukurikiye bose Uwiteka aduhana umugisha. Bye bana. Barakoze cyane. Sawa sawa.